urukundo ni ikiraro umusore akoresha kimwambutsa kikamugeza ku mukobwa, kikagenda kikamugeza ku ntego ashaka ku mukobwa. Aho hantu uri kuhumva, reka nkusobanurire. Aka kanya umusore ushaka kugusambanya ntago aza kubwire ngo ndashaka kuryamana nawe, ahubwo araza akoresha icya kiraro cy'urukundo, abanza kubakemo urukundo rudahari, si cya kiraro. Narangiza agere kuri ya ntego ya sex, namara kuyigeraho urumva ni cya kiraro yambukiyeho, si cy'urukundo. Nibyo nshaka kukumvisha. Urambwira ngo uru rukundo ni rwo koko cyangwa ni ikiraro cyamubereye kwambuka kugira ngo kimugeze kuri ya sex ya wa mukobwa? Nese ushatse kumbwira ko atari urukundo? Nta rukundo na ruke ruri muri iki kiraro. Jewe narababaye kandi mbabazwa n'urukundo, ndetse ndanarira ndizwa narwo, ndetse n'ibyishimo byanjye biri hasi, ndetse hasi cyane, no kugira ngo bizongere kuzamuka biri kure. Nta rukundo rukibaho kubera yuko umusore nyine yagukunda gutese cyane. Nkunda kubwira abantu ko nta rukundo rukibaho, ahubwo habaho kuzuzanya, hakabaho gufashanya, hakazamo n'ibintu byita amarari. Iyo muhuje irari nyine muragenda mugahuza iby'amarari yanyu. Ariko ibintu bijyanye n'urukundo ngo umuntu aza kubwira ngo aragukunda, ni ukuri ngo nta rukundo rukibaho. Wenda abari buze kubona mbeshya babishyire muri komenti, nabo turi buze guhuza babishyire muri komenti, kugira umuhungu ntago agukeneye gutyo gusa ngo akuzane mu rugo. Arakubaza niba uri ivaze aje kugutereka ku meza. Njye barabimbwiye. Dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data wa twese. Weho mukunzi wacu dukurikira aho uherereye hose, dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye, ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe burushe kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva nk'ibisanzwe ndi Ngoboka Miriam Theo, kuri kamera turi kumwe na Musengimana Benita. Bene, umeze ute? Meze neza ndashima Imana. Uri mu mahoro? Ya. Amahoro Yesu atanga niyo twibereyemo muri iyi minsi. Yego. Turi ni mu ijuru rya Gasogi, urahabona ute? Ijuru rya Gasogi ndahabona neza, hari ubusitani bwiza, hari aho kwiyakirira heza, hari ibiryo byiza, amafi, inkoko, ifiriti, heza cyane nakunze. Yego. Buri hari n'akarusho, iyo ushaka kuruhuka hari amashambure meza, ni ahantu uruhukira, hari amahumbezi, ugataha uhumeka neza kubera kandi ibihari. Haba na serivisi nziza. Ushaka nko kuba wakoresha ubukwe wagana mu ijuru rya Gasogi, bafite ubusitani bwiza bwo gukoreramo ubukwe. Ushaka guhura n'umuntu wawe mugasangira wagana mu ijuru rya Gasogi. Ijuru rya Gasogi riherereye haraguru gato y'isoko ryo ku Murindi. Uzamuka uyu muhanda munini wo ku isoko ryo ku Murindi, ukihagera usanganirwa n'icyapa kinini cyanditseho ngo ijuru rya Gasogi. Uratumiwe rero mu ijuru rya Gasogi. Nkwifurije rero kuzasohokana n'umuntu mu ijoro rya Gasogi. Nanjye nakwizana, si ngombwa ko twazana, ariko muzanye byaba ari byiza kurushaho. Niyo mpamvu ari byo nkwifurije rero. uri kumva ahantu haririye ifi uri kumwe n'uwawe byaba bimeze neza. Murakoze, nawe ndagutumiye muri icyo gikorwa cyo kurya, nawe uzaze karibu. Ikibazo bazaba bagusohokanye ntabwo wemerewe gutumira. Nanjye icyo gihe nzaba ngusohokanye. Hanyuma rero muri ino minsi wari umaze iminsi ari kutwiburishijeho wihejeho. Ni ukuri mumbabarire cyane, maze iminsi narabuze, ariko
bibaho umuntu akihugiraho, ariko ntabwo nabangaga, niyo mpamvu nagarutse nabakundaga nkabakumbura, ariko simbona uburyo nahagera. Ariko uyu munsi navuze niko byagenda kose ndaza mbagereho, mbasuhuze, nsuhuze abafana bacu, tuganire ntabwo tugira abafana, tugira abakunzi. abakunzi bacu badukunda kandi natwe turabakunda, niyo mpamvu rero tuba duhari ku bwanyu, mujye muhora muri maso, natwe ntituryamye ntidusinziriye, kugira ngo dufatanye twungurane ibitekerezo. Yego, nibwo buryo rero naje, nari mbakumbuye nanjye. Yego. Abantu bakoze bwa mbere, tubwira ubuhamya bw'ukuntu wabenzwe, navuga ngo ku munota wa nyuma. Ndabizi mu bakunzi bacu hari n'abakubwiye ngo ihangane, si barimo se? Yego, barahari kandi mboneyeho no kubashimira, ni ukuri bambaye hafi, bamfata mu mugongo, baranganiriza. Yego, ndabashimiye rero, kandi Imana ijye ibaha umugisha, kudahwema na n'isaha ntabwo bandetse, ahubwo babaye hafi yanjye kurusha uko nabitekerezaga, bambereye inshuti nziza. Rero ni ukuri ndabashimira, kandi babyumve n'Imana ibyumve. Yego. Muri aba bantu se nta muntu wakubwiyemo ijambo ryiza nyuma y'uko utandukanye n'umusheri wawe wari ukubenze ku munota wa nyuma? Muri aba bantu nta muntu wakubwiyemo ijambo ryiza ko byanga bikunze uyu muntu nk'uyu aba akenewe? Oya nawe pe, ariko n'ababashije kuboneka ndabashimiye, bambaye hafi, baransengera, bamfata mu mugongo. Abo bandi bo ku ruhande ntabwo baraza. Uyu munsi nabona gukeye nk'umuntu ufite umuntu uri kukubwira ijambo ryiza. Ndamufite, buriya Yesu aruta bose, aruta byose. Naje gusobanukirwa rero ko Yesu ankunda kurenza uko umuntu yankunda. Naje kwakira rero urwo rukundo rwa Yesu, niyo mpamvu rero ndi gusa neza, ndasa n'Imana. Ubushatse kumbwira ngo nta musore urabona? Abasore se nta rukundo rukibaho, kubera yuko umusore nyine yagukunda gute se? Cya mbere nyine ndi umukene, ntabwo rero umusore w'iki gihe yagukunda, kuko nta rukundo afite. Urukundo afite ni urw'ibintu cyangwa se ni urw'ikintu runaka. Nta marangamutima yonyine, amarari, nibyo byonyine dufite muri iyi minsi. Rero mbajije ngo umusore urankunda, ntawe pe, kandi nta n'uwo ntegereje uzaza nkunda. Kubera iki ntawe utegereje? Impamvu, reka dusobanure kano kantu. Impamvu nkunda kubwira abantu ko nta rukundo rukibaho, ahubwo habaho kuzuzanya, hakabaho gufashanya, hakazamo n'ibintu byita amarari. Iyo muhuje irari nyine muragenda mugahuza iby'amarari yanyu, ariko ibintu bijyanye n'urukundo ngo umuntu aza kubwire ngo aragukunda, ni ukuri ngo nta rukundo rukibaho. Ni uko wenda abantu badakoresha ukuri 100%, ngo aze kubwira ikimugenza, akitwaza urwo rukundo rudahari. Ariyo mpamvu kenshi na kenshi dukunda guhura na risike zo kwinjira mu rukundo rudahari. Umuntu akaza mu by'ukuri afite ikindi kintu kimugenza kuri wowe, ariko araje kwicisha ikintu bita iki? Urukundo. Kandi abadamu dukunda ikintu bita iki? Urukundo. Kumva umuntu aragukunda ubyakira kurenza uko we imbaraga bivuganye, wowe ubyakirana imbaraga zikubye iza bikubwijanye. Rero nyine aho ngaho umuntu ukubwira ngo aragukunze, banza ushishoze, ese kuko aragukunze? Nta rukundo ruriho, ahubwo nuko abantu barukoresha kugira ngo barugire iturufu yo kugira ngo bagere ku ntego z'ibyo bashaka. Hanze aha hari abana b'abasore bavugisha ukuri, ngo ugahura n'umwana w'umusore akakubwira ati reka nkubwire, njye ntabwo nzashaka umukobwa utarize, udafite amafaranga. Wamubaza akakubwira ati reka nkubwire, njyewe nshobora kuba wenda ndi nk'umumotari n'urugero, byanga byakunda uyu mugore nimushaka nkamushyira mu rugo nta kazi afite, yenda nta na diplome afite ngo nzajya gushaka
uteganye wenda igihe nzaba ntafite ubushobozi umugore yajya kudepoza akabona akazi, cyangwa se wenda aranacuruza, wenda afite akazi yikorera ku giti cyiwe. Ati biragoye kuba nafata umwana w'umukobwa, kukubwira ngo ntabwo nafata umukobwa udafite akazi, udafite ikintu na kimwe akora, ngo muzane mushyire mu rugo ngo ambere umugore. Ntibibaho. Abe yinjiza 5 ninjije 10, yinjije 1000 cyangwa 500, ariko abe agize gute akinjiza. Rero nubona uri umukobwa uri aho gutyo gusa wicaye umeze nkanjye nka Rushati Rufiti, ni ukuri banza ushakisha ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bizaza ari inyungu. Abandi rero bari hano hanze ntago bakita kuri ibyo bintu, ahubwo arabanza rebe se Benita ni muntu ki, Benita akora iki, se Benita yarize, ese afite akazi, abanze acukumbure. Ni ukuri nasanga uri nyagupfa nkanjye ahangaha ahaha. Rero abantu be gushaka kuzana ngo urukundo na rukundo, ahubwo ngwino dufatanye ubuzima, niko babyita, ngwino dufatanye ubuzima. Mfite wenda 2 miliyoni, wenda nawe ufite 5 miliyoni, tuzihurize hamwe twubake ubuzima bujya imbere. Nyine urumva no gufashanya, urukundo rurimo se. Nuza ureba ubushobozi njye mfite, uzaba uje ukunze njye cyangwa uzaza ukunze ubushobozi bwanjye. So niyo mpamvu rero nsobanura mbwira abantu ko urukundo njyewe ntabwo nkibona muri iyi minsi. Ntabwo ndi bwemeranye nawe kuvuga ngo nta rukundo rukibaho, urukundo rurahari. Kuko utanze urugero avuga uti umuntu yagukunze aramanza akareba se warize, niba utarize se we ufite ihe business waba ukora, ukagira uti iyo nta business ufite cyangwa ngo ube warize ufite amashuri ntawe ukubaza izina, ntawe ugukunda. Ahanga ntabwo mbyemeranya nawe, kubera ko ndabazi benshi bashatse kandi bagashaka badafite ayo mafaranga, kandi bagashaka badafite n'ayo mashuri. Yego barashatse, ariko ubu barashatse. Reka turebe ubu kuri iki gihe twebwe tugezemo, tureke kureba kiriya gihe cy'ejo hatambutse. Impamvu we warashatse, twebwe tutari twashaka. Wowe ugishaka ntago wigize utekereza icyo kintu, ariko twebwe turi mu nzira yo kujya gushaka urwo rugo, ni ukuri duhura nabyo. Wenda abari buze kubona mbeshya babishyire muri komenti, nabo turi buze guhuza babishyire muri komenti, kugira ngo tubashe kureba ese kuko ibi bintu tuba tubonana nkatwe n'abandi hano hanze birahari. Ngo abasore b'iki gihe basigaye batinya gufata risk, agatinya gushaka. Kubera iki? Arareba ibintu biri kubera mu ngo hano hanze biteye ubwoba. Sinzi ngo birapfira he, kuko urwo rugo ntabwo ndarushaka ngo ndwinjiremo, ariko nanjye ubukobwa ndimo ndi kureba ahantu bipfira. Umuhungu ntago agukeneye gutyo gusa ngo akuzane mu rugo, arakubaza niba uri ivaze aje kugutereka ku meza. Njye barabimbwiye. Bakubajije niba uri ivaze? Barabimbwiye niba ndi ivaze, niba naba ndi ivaze, kuko icyo gihe mvuze ngo niba ndi ivaze ubwo naba narabigezemo. Ariko barambajije se waza uri ivaze se tugutegura ku meza? Bivuze ngo rero dushaka imbaraga zo mu mwuka, ariko dushaka n'iterambere ryo ku mubiri. Hagezweho umukobwa usa neza, umeze neza, ufite iterambere, usa neza. Reka mubwire, ntago mbizi impamvu wowe uri kuvuga gutya. Ninjya mu kiyede nta wundi mugabo nzabona uretse wabone duhujije nyine bwa bintu by'ikiyede. Ariko nyine uri kumva murahuje, uri kumva niba uri umuyede akaba nawe umuyede cyangwa umufundi, uratoje niba wigeze kuvuga ati umuyede ku mufundi. Ibyo ngibyo ntawe byanze, kuko ushobora gukora ikiyede nacyo kikakugirira umumaro pe, kuko nanjye naragikoze. Ikiyede naragikoze kandi kingirira iki umumaro, mbonamo amafaranga, ndayazana nyakoresha ikintu kingaragarira n'amaso yanjye. Ndabizi waguze akabanza.
oya wimbeshye ngo naguze ikibanza nta nubwo mvuze ngo yakoze iki, ariko yangiriye umumaro kandi nyakuye mu kiyede. Ni akazi gasuzuguritse ariko gafite amafaranga, uyafashe neza yakugirira umumaro, yakuguteza imbere, nubwo bitaza ako kanya ariko byagenda biza gake 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 ukagera ku ntego yawe. Bivuze ngo rero aka kanya niba ndi gukora ikiyede, uriya mugabo tugahurira mu kiyede, ngoboka nta kintu biba bitwaye kuba mwagenda mugakora akazi kamwe ndetse kanaciriritse, ni byiza. Ahubwo uvuga ngo ese iki kiyede gihoraho? ahubwo njyewe ntago ibyo uvuze, aho ntari buze kwemeranya nawe. Uzi ko umuyede umukobwa w'umuyede ahubwo ngo abashaka ngo kugira ngo arongorwe ngo na enjeniyeri. None se sibyo? Erega biba ari byo. None se tuvugisha ukuri, niba uri umuyede hanyuma ukaba ushaka kurongorwa na enjeniyeri, muri make weho uri gushaka kugira ngo kuko enjeniyeri izi saha agukunze uri umuyede nibyo, ariko se wowe umuyede ni ngombwa ngo ukunde enjeniyeri? Ni ngombwa nyine ukunde na enjeniyeri. Ushingiye kuki? None se umuhungu w'umuyede ko yajya gutereta gitifu? Ahangaha rero niho mwebwe mubenga ababakeneye mugashaka gukurikira abatabakeneye. Erega ntabwo ari ugukurikira, nibyo nakubwiye nyine bya bindi by'urukundo, nta rukundo ruriho. Oya, urukundo rurahari. Impamvu mvuga ngo rurahari, reka nkubwire Bene, ntureba iyi telefone weho ufite, niba ndebye Benita nkumva nkamukundira ko afite iyi telefone, menya ngo nkukundiye ko uyifite ariko si nkunze telefone, kuko nkunze telefone nakwiba telefone, ariko impamvu weho ndayigukundiye kuko uyifite mpitamo gutwara wowe ufite na telefone. Bivuze ngo urashaka kunyumvisha ko urukundo ruriho? Urukundo ruriho cyane. Imana ishimwe ubwo warubonye. Njyewe narababaye kandi mbabazwa n'urukundo, ndetse ndanarira ndizwa narwo, ndetse n'ibyishimo byanjye biri hasi, ndetse hasi cyane, no kugira ngo bizongere kuzamuka biri kure. Kandi byose byavuye ki? Ku rukundo, ku kwibeshya k'urukundo. Kuba rero ngiye waza ukambwira ngo urankunda, ngo buka ntago nkeneye umuntu umbwira ngo Benita ngo ndagukunda. Ukeneye umeze ate? Si turi inshuti se? Wenda n'abandi barahari ni inshuti zanjye. Njyewe unkunda ndabyibwira, ndabyimenyera ko wowe unkunda, utagombye no kumbwiriza, kuko ijisho rigukunda ntago wariyoberwa, akanwa kagukunda amagambo avamo urayamenya. Rero ntago wowe ukunda umuntu kuri iki gihe, ntago bigezweho ko wowe uza ugafata umwanya wo kumbwira ngo ndagukunda, ahubwo koresha uburyo nkundamo mbona ibikorwa by'urukundo. Ubuse nta waguhata ibikorwa ariko bitari ku mutima? Uriya ni irari riba riri kumukoresha. Urumva nyine niba unkunda njyewe sibyo, jese urakora utuntu turi buze kugaragaza rwa rukundo. Harimo utuntu twinshi wakorera umukunzi wawe akishima, sibyo? Harimo utuntu twinshi dutandukanye cyane ko wenda we wabaye mu rukundo, sibyo? Ariko mama wawe uburyo yagukundamo, njye ntabwo ariko nagukundamo. Tandukanye urukundo rwa mama wanjye, utandukanye urukundo rwa musaza wanjye, utandukanye urukundo rwa nde, yes, n'urwa mukuru wawe. Izo nkundo hari ubwo ari kimwe. Nunyereka urukundo rwawe ku ruhande rwawe nzarubona. Na mama wanjye menye urukundo nkunda nuru, yewe na girlfriend wanjye urukundo nkunda nuru, na sister urukundo nuru, sibyo? Ariko uje ngo urankunda n'undi akaza arankunda n'undi akaza, urwo rukundo warutandukanye. Ijambo ni rimwe, ariko impamvu ibikorwa biba bitandukanye by'urukundo. None se tugaruke inyuma, nk'uyu mugabo wawe ntiyakwerekaga ibikorwa by'urukundo, none se ubu mwarakomezanyije?
nibyo ndi kukubwira, we yanyeretse urukundo rudahari, kubwira ari by'ibyo ashaka kugeraho, aza mbeshya urukundo. Nabivuze ni bya bindi byo kubeshyanya nyine, umuntu akaza yitwaje urukundo rudahari, akaza akakubwira ati ndagukunda, kandi mu by'ukuri atagukunda, ahubwo akabe nyine urukundo akarugira ikiraro kibuze gutuma yambuka akagera ku cyo agira gute ashaka kugeraho imbere. Urumva ni nk'ikiraro umuntu akoresha kugira ngo yambuke agere hakurya y'umuhanda. Ariko se kuko urwo rukundo yavugaga rwari ruhari, ahubwo w'icyo yashakaga n'iki, ni intego, aza nyine ni ikiraro yashyizeho, arambuka agera ku cyo ashaka kugeraho. Aho hantu uri kuhumva, ni ikiraro umusore cyangwa umuhungu akoresha yambuka kugira ngo abashe kugera ku ntego ze yifuza kuri wa mukobwa bari kumwe. Ushatse kumbwira ko atari urukundo? Nta rukundo na ruke ruri muri iki kiraro. Ahangaha rero nawe reka nkusobanurire. Aka kanya umusore ushaka kugusambanya ntabwo aza kubwire ngo ndashaka kuryamana nawe, ahubwo araza akoresha cya kiraro cy'urukundo, abanza kubakemo urukundo rudahari, si cya kiraro. Narangiza agere kuri ya ntego ya sex, namara kuyigeraho, urumva ni cya kiraro yambukiyeho, si cy'urukundo. Nibyo nshaka kukumvisha. Urambwira ngo uru rukundo ni rwo koko, cyangwa ni ikiraro cyamubereye kwambuka kugira ngo kimugeze kuri ya sex ya wa mukobwa? uri kumva arega iyo kabone n'ubwo aje akagera kuri ya gahunda, ariko se kuki atagiye kuyikora none akayikora nawe? Impamvu yemeye kuyikora nawe ni uko agukunze. Please uri gutsimbarara ku kintu kijyanye n'urukundo. Nago sex nk'iyo ngiba mu rukundo, ahubwo iterwa n'irari. Wenda reka wenda ncema akantu kameze gutya. Bivuze ngo wenda aka kanya ngiye muri alimentation, wenda ngiye kugura pizza. Ninjiye muri alimentation nsanga hari abari kugura wenda nkura mugati wa Peviande, kandi sindawurya. Ndibuze gukoresha uko nshoboye kose menye igiciro cy'uriya mugati. Ningaruka kugura muri alimentation, nzabanje kugura Peviande, ntabwo nzabanje kugura iki pizza. Impamvu ngiyi rero, uyu musore impamvu wowe yaje kuri wowe akaza kubeshya urukundo, nuko naza icyambere cyo nagura indaya uri hano ku muhanda, bambabare mvuze ijambo ritari ryiza, indangamirwa, sibyo? Naguye indangamirwa ngo azagenda agihara ku muhanda ngo yumve ko hari igiciro wowe kiri buze kumusaba kugira ngo akugereho. Azaza arebe uri umukobwa wiyubashye, sibyo? Wenda ufite uburyo witwaramo, ese uriya mukobwa namugeraho gute? Nicyo cya giciro ari gushaka rero. Namara kumenya igiciro, azakoresha cya giciro, azagenda higa uburyo bwa cya giciro. Wenda nkanjye nkanjye urugero, nk'ubu waza umbwira iki, utaje umbeshya urukundo kuko wangeraho? Kubera iki nirwo nkeneye. Uriya muhungu namara kumenya ngo nkeneye iki, umuntu nkunda, kandi mu by'ukuri ntabwo ari akeneye njyewe, nubwo nkeneye urukundo, we araza arumereza adafite, atamfitiye, ahubwo afite icyo ashaka kuri njyewe. Araza rero amfatishe rwa rukundo. Nimara kwinjira muri rwa rukundo, nisange na bya bindi byageze gute, byagezweho. We kubera ko ari cyo cyamugenzaga, namara kugera ku ntego yashakaga kongeraho njyewe, aransiga agende. Urukundo rutabasha kwihangana, urukundo rutababarira, ngoboka urwo rukundo wambwira ko ari urukundo nyabaki? Urukundo rurimo kuryamana, urukundo rurimo kubabazanya, urukundo rurimo guhemukirana, urukundo rurimo kubeshyanya, ngoboka urwo rukundo ruri hehe? Wambwira iby'urwo rukundo? Hari akantu wenda tutangira wahereyeho, wavuze ngo nta rukundo ngo rukibaho, ngo umuntu arabanza akareba ngo mbese umuntu yarize, ese afite business akora. Hanyuma Bene, ubu ntabwo ugiye gutuma abakobwa
badafite izo bizinesi batanize biheba koko ngo ntibazabona abakunzi? nicyo kibazo kiri mu ngo z'iki gihe. Ngoboka umusore yaragiye akunda umukobwa aramushaka kandi koko yumva anyuzwe n'uko ari. Ageze mu rugo, urugo rwabo rutangiye guhura na za risike zimwe nahoze nkubwira. Umusore arakubwira ati njyewe umugore wanjye niyo yabenjije igihumbi ariko akaba akinjiza. Umugabo asigaye yicara mu rugo akavuga ati ariko nk'uyu mugore mutunzemo iki? Ni ivaze batereka ku meza. Umugore umara umwaka 2-3 atakinjiza n'inote y'igihumbi mu rugo, kandi wowe ujya kumutereta, sibyo? Wari ubizi ko uyu mugore nta kazi agira, wari uzi nta n'ikintu wakoze kugira ngo nibura abone icyo yinjiza muri urwo rugo, nibura ngo umufashe. Uvuga ati nibura reka nshaka ikintu uyu mugore namufashamo ashaka icyo akora, nibura mu gihe ntabonye icyo gihumbi we abashe kugikura hariya. Wamuzanye ubizi ko nta kazi afite, umuzana ubizi ko atize, umubyaje umwana wa mbere, umubyaje umwana wa kabiri, atangiye gucupira. Bwa bushobozi wari ufite mwabusangiraga mbere muri 2, none ubu mubaye 4. Byanga byakunda amavuta yabashaga kubona ntago akiyabona, byanga byakunda ibiryo yaryaga byaragabanyutse. Ubwo ndi kuvuga ko wenda nkatwe dufite ubushobozi bukeya, byanga byakunda umwenda yabashaga kwambara wenda nka 2 mu kwezi, kuba wamugurira igitenge ntago kibibona. Uramuha igihe kingana yenda n'umwaka ati nzakugurira igitenge muri uyu mwaka, mu utaha nzagurire, kugira ngo mubashe gutera imbere, sibyo? Utangiye kubona atangiye gusa nabi. Rwa rukundo rwa kera rugize gute? Rurashize. Hari ubwo urwo n'urukundo ndimo kukwinjiza mu rukundo. Ubundi urukundo nyarwo ni urukundo ubanamo n'umuntu, ibyiza ibibi, urukundo rutagira garanti. Hari umumama nkunda cyane ujya ukunda kuvuga ngo umuntu nakuvira mu buzima ngo ujye umureka agende, ngo kuko ni igihe kiba kirangiye ku buzima, ni igihe cye kiba kirangiye ku buzima bwawe. Urambwira ngo urwo n'urukundo? Urukundo rugira garanti? Rwambwira uburyo urukundo ruzabaho muri kurya neza, urukundo ruzaza mwambaye neza, urukundo ruzaza muri sheri. Rero Benita, njye mbamuna iri kuvuga ngo ibintu by'urukundo, ngo urukundo rw'imibare, nese ubundi kuki uwo mukobwa atakura cyangwa uwo mugore atakura amaboko mu mifuka akumva yuko azicara akaba kugaburira? Reka nkubwire, urukundo ni ngombwa, ariko na buri muntu agomba kugira icyo akunda undi. Nyine rega ibyo ndabyumva pe, nta n'uwanze kubaho neza anakora. Ako se mu gihe wenda nawe ubwawe utamufashije, nyine njyewe wamuzanye urabizi ko nta kazi afite. Nese urugero niba narakoraga ikihede nkabona iya jipo, nkabona urwo rukweto, sibyo? Ako si akazi gahoraho uzahora uvuga ngo njyewe nagiye mu kazi. Ngeze mu rugo cyane cyane ko abagabo ntabwo ushaka kwemerera umugore wawe ngo ajye gukora mu kihede. Abagabo benshi murabyanga. Nta diplome afite ngo arajya kudepoza. Wamutwaye ubizi neza ko nta kazi, nta diplome afite, sibyo? Ntufite n'ubushobozi cyangwa ntunatekereje uvuga ati n'umugore reka mushakire ikintu akora ye kwicara mu rugo. Mushakire ibyo 10,000 agenda azunguze nk'abandi, niba ari icyo 1,000. Bose wakwifuriza umugore wawe kujya kuzunguza? Kuzunguza ntago ari ukwikorera agataro nk'ibisanzwe ngo ugende wirukanka ngo murahaha, kandi nabyo bitunze abantu, n'umurimo nabyo bitunze abantu, sibyo? Wenda ushaka kumuhereza ibyo 10,000, wenda n'urugero wanamuhana iryo 100, akagenda Kimisagara akarangura imyenda, akaza akajya mu isoko agacuruza, sibyo? Ntago kuzunguza ubuzima bwose. N'amazi barayazunguza, nabonye iwacu basigaye bazunguza amazi mu majerekani, sibyo? Ubuzima bwo gukora ni bwinshi, ariko se wowe umugabo imbaraga uri kumutera ni izihe? Imbaraga uri kumutera ni izihe? Ahubwo murariye ni byiza, murishimye ni byiza, ariko agatotsi gatoya karaje, rwa rukundo ruragiye. Ejo ruragarutse, ejo bundi ruragiye. Mu gihe mumeze neza murakundanye, mu gihe haje ibibazo biranze. Urwo rukundo rutagira imbabazi, urwo rukundo rutareba igihe umubabaro w'undi muntu ngo rwinjire muri uwo mubabaro, mubabarane. Kuko Bibiliya bivuga neza ngo
mubabarane n'abababaye, mwishimane n'abishimye, sibyo? njye mfite ikibazo cy'uko ahubwo n'abakobwa nubwo uri kuvuga ngo abasore ngo ni urukundo rw'imibare, wageza ngo abakobwa bo ntabwo ari umubare, abashaka ngo wa musore ngo ufite inzu ngo ufite akazi ngo ufite imodoka ngo ufite akenshi na kenshi ugasanga nibo ararikiye, ahubwo haza ufite urukundo ntamuha umwanya, ahubwo agaha umwanya ufite ibintu, kandi ufite ibintu nawe afite iyo mibare. Niba ndi kuvuga gutyo ntabwo ndi kuvuga abagabo gusa, kuko aba bagabo ugenzuye neza wasanga aba bagabo iyi mico bagiye bayikura ku bagore. Umugabo agakorana imbaraga nyinshi akagenda kubaka urugo hazamo akantu gatoya, umugore ati dutandukane tugabane. Abagabo babibonye bigira inama ati abagore baraturya noneho tuzajya natwe nitugabane nawe yarashyizemo ibye. Nabo biga iyo mibare, ariko mu by'ukuri ntabwo ndebera uruhande rw'umugabo gusa, imiri bw'umugabo gusa, ahubwo ndareba impande zose. Urukundo ubundi nyine kubera ko urukundo rwo nta n'urugihari niko twabibonye. Arega rurahari. Ntabyo nzi. Reka mvuga ibyanjye nyine by'urukundo. Wowe wagize igikomere cyo mu rukundo uhita wumva ko urukundo rudahari. Oya rurahari. Ubu se sinkunda. Urakunda nyine wenda wowe ufite icyo kiraro cyawe wacyambukiyeho kiraguhira, sibyo? Ariko reka tugaruke kuri aka kantu. Nimufashanye. Umugore wawe ni umufasha, sibyo? Mufashe akubyarira abo bana, mwubaka urugo, mugwiza umuryango. Wibona umugore wawe wacupiye ngo nurangiza wumve ko ugomba kumutera umugeri. Ahubwo shakisha murwanira ishyaka. Uriya ni mama w'abana banjye. Biba biteye agahinda kumva umugore wawe ukubyariye abana 2 3. Uvuye gukorera hari 10,000. Ufashe 5,000 ubijyanye ahandi hantu runaka ntazi. Kubera ko uragera mu rugo usanga umugore wawe ari koza ibyombo, ari guteka, noneho niwicara umwanya ubone urarambiwe kwicara mu rugo. Atubaba nigira hara ku muhanda. Nugera ku muhanda uzaza bya 5,000 utakibifite, sibyo? Nugera mu rugo umugore nakubaza amafaranga, asanga usigaranye nibura makeya kuyo wakoreye. Niba wakoreye 10,000 agasanga ufite 5. Nakubaza se andi mafaranga yagiye hehe, sibyo? Bizamurinda uri mu rugo. Kandi wowe ikosa uri kuri mushyiraho kubera ikikuha ko ngo nta mwanya. Ya mafaranga ujyanye hariya bagufitiye umwanya yakagize byinshi akemura muri urwo rugo. Wa mwanya nawe ukagera gute ukaboneka wa mugore akawukubonera. Reka wenda unyemerere tugere no ku musozo. Uragira uti urukundo nta ruhari kuko umusore arashaka umukobwa ufite ibintu n'umukobwa arashaka umusore ufite ibintu. Bene nkawe wowe uwaza kukurambagiza ari saa kintu wamwemera? Kubera ko ntacyo mfite namwemera. Ariko ugifite ntago namwemera. bivuze ngo nawe nta rukundo ufite. Ntago nikuyemo ngoboka, ntago nikuyemo kuko aka kanya nanjye wenda nanyuze mu rukundo pe kandi buriya umuntu utarababazwa n'urukundo aba atari yakunda. Tugana ku musozo twatanga ihe nama. Inama rero natanga impande zose, reka mbere ku bantu bubatse ngo kuko bihorere tuzabagarukaho ikindi gihe twakoze ikiganiro kuri iyo sije, twigarukire ku rubyiruko. Tugaruke noneho ku rubyiruko. Inama natanga, reka ngira inama abana b'abakobwa bari hano hanze, bige gushishoza kandi bige gukura amaboko mu mufuka, bakore batitaye ngo aka kazi karasebetse. Nibyo nabaze mbabwira ukuntu nakoze ikiyede n'agataro narakikoreye, n'agataro narakazunguje n'ikiyede naragikoze, sibyo? N'akazi gasuzuguritse, ariko nubwo gasuzuguritse kubabibona ariko kaguhisha agaciro, kuko iyo jipo nzayigurira, ntabwo nzaza kuyisaba uriya mugabo ngo azansa kugira ngo amprofite. Bivuze ngo aka kanya nubwo waza kunshaka kumbona byakugora. Impamvu amavuta ndi kubasha kuyiha
umwenda ndabasha kuwigurira, mbega nta kintu urimo kunshukisha nyine ako kanya byakugora kunyinjirira. Rero ahantu twebwe dutegerwa ni bya bindi tudafite baza kutwinjizamo tudafite. Banza ushaka urukundo urwihe wowe, numara kurwiha urwo rukweto rwiza urwihe, imyenda myiza uyambara uyigurire, utarindiye ngo uriya muntu azaye kugurira nawe uhita umwishyura. Mwige gukora, mukure amaboko mu mufuka, kandi mwige gusenga, mushishoze, musabe Imana ubwenge bwa none ndetse n'ubw'igihe kizaza, kuko igihe turimo kwinjiramo ni kibi, kirengeje icyo turimo ubu ngubu. Nkabwira n'abasore rero bige gukoresha ukuri. Ni ukuri bige gukoresha ukuri, haba mu mivugire yabo, mu mikorere yabo, mu bo bakundana nabo, bige gukoresha ukuri, kuko ukuri niko kuzatubatura mu mirimo yacu ya none ndetse n'iy'ikindi gihe kizaza. Waba ukiriho waba utakiriho uzarengerwa n'ukuri. Murakoze, niyo nama nabahaga, dufatanye dusenge, twinginge Imana iduhe imbaraga za none n'iz'ikindi gihe, ndetse duhishurire n'ibiri inyuma tutabasha kubonesha amaso y'umubiri. Hanyuma idushoboze abadafite akazi, mushake ukuntu dukora utuzi duciriritse kugira ngo tubashe kugera ku ntego zacu. Ntabwo intego zacu tuzigeraho utabanje kunyura mu nzira ifunganye, inzira ifunganye kugeza mu nzira ngari. Murakoze. Turagushimiye ku kiganiro cyiza uduhaye. Nizere ko ubutane tugutumira kugira ngo tuganire ku ngingo imwe cyangwa iyindi uzongera ukagaruka. Yego, murakoze, ndahari ku bwanyu, ni ukuri, kandi Imana ibahe umugisha. Nawe wari udukurikiye turagushimiye. Impamvu y'iki kiganiro murabizi ni iyobokamana dukora, ariko nanone niba tuvuze ngo urukundo rukubiye muri rya vugabutumwa, rikubiye muri rya yobokamana, rikubiye mu gusenga, kuramya no guhimbaza Imana, kuko n'ijambo ry'Imana ribivuga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 8:13, hari ijambo rivuga ngo ntimukagire umwenda waraso keretse urukundo, kuko ukunda undi aba ashohoje amategeko, ngo ntukibe, ntugasambane, bityo. Rero turagushimiye, niyo mpamvu tuba tugarutse ku rukundo. Ni ngombwa ko habaho urukundo, kandi uwacu arabishoje neza. Bakobwa, mukure amaboko mu mifuka, kuko nibwo muzagira agaciro imbere y'abasore. Basore namwe muvugisha ukuri, kuko nicyo kizatuma icyo mushaka kugeraho kibahera. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Shalom, shalom.